burya nakurebaga umutima udahari, sinitaye ku tuntu duto wakundaga, ntiwahwemye kunyereka uko wankundaga, wari urukundo nagabiwe ndinanirwa, sinifuza gukomeza jyenyine urugendo rurerure mu gihe tutari kumwe, nta kindi kintu nifuza icyambu ukabona ko nahindutse, ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse iyo ndatsinzwe cy'inkori zamba, burya iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse. Nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze. Isomo ry'uyu munsi umunyeshuri yansabye ko twakwiga indirimbo ya The Ben yitwa ngo ko nahindutse. Ntabwo icyo yashakaga nuko amakora akurikirana, ngira ngo nabiririmbye hari uzahita ubibona ukurikije uko natangiye, ariko ngiye kugenda gahoro, ngiye kugenda gake. Indirimbo iri muri la mineri, nkuko ubibona aracuranga la mineri, agacuranga mi mineur, agacuranga na fa ndetse na sol, agenda bisimburanye. Nibi agenda ahinduranya: mi, fa, sol, la, mi, fa iri simple ndetse na sol. Haba ari ku gitero ndetse na chorus akoresha ibintu bimwe, ntabwo amanota ahinduka, nta kintu ari buhindura. Wowe kiri bukurikire nuko burya nakurebaga umutima udahari sol, la ntiwahwemye mi kunyereka fa ko wankundaga, wari urukundo nagabiwe ndinanirwa. Uku niko amakoro yubatse, kandi ndizera ko uri bubikurikire biri bugufashe. Niba utazi gufata amakoro y'amabare, urakoresha amakoro matoya. Burya nakurebaga layo nta kibazo, na mi, fa udahari. Kandi ndabizi ko kuri liste wampaye hariho n'izindi ndirimbo, ariko reka mbe nguhaye iyi, ubwo n'izindi nzazikora. Komeza rero ukurikirane isomo, kandi ndabizi ko umaze kugera ku rwego rwiza. Isomo rirakugwa neza. Ndamutse nihuse cyangwa hakaba hari aho nacuranze ku buryo utabibona, uranyandikira, nimero yanjye iriho hasi aho ngaho. Wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa muri comment bisanzwe, cyangwa ukanampamagara, ubundi ibintu tukabiha umurongo. Komeza ugubwe neza, murakoze.